ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? ariko papa rameki untererana kubera iki? ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? ariko ke urakomeza gutesha umugabo umutwe kubera iki? kuba uri muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? ariko Ozil byose niwe mporera kubera ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Rameki hari ikibazo njya nibaza ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? niko keza kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? kubera iki? Ozil ibyo ngomba kumwibagirwa nkatangira ubuzima bwanjye. mureke burashobora kundakaza nkamusanga mu mujyi. koko mwakabyarana ariko aka nakaga noneho ariko muko ubundi ninjye wakubyaye cyangwa warambyaye? niko sheri umugabo yitwa Fred nuje kugura ino nzu ariko kandi turanakorana. ubwo urumva ibyo bikaze ku buryo wahara umwana wawe ako wagiye ugabanya ubutesi. ese ko nkubwiye ko azavukira aho ngaho ni ikibazo bizamubuza kwitwa uwanjye? uzi gusetsa bari abantu bafite kashi umwana azabaho neza ikibazo ufite ni iki? umva ariko ibyo tubireke ahubwo uzavugisha uriya mugore kuri bya bindi wanyemereye ibyo ndumva nta mpamvu yo kubigumaho. wa mugore uzi ibintu yankorejeho nijya kureba inzu yaje kunsuhuza yigira nkaho atananzi urumva yarankubye rindengeraho. bivuze ko wayiguze iriya nzu? nayiguze. unese urumva utaragize neza uri kongera umutungo wo mu rugo ahubwo nicyo gihe kugira ngo uriya mwana umuzane. ariko ndeba ufite impungenge nkaho utazabyara bite byawe. umva kandi si ikibazo kiriye kuba nkubwiye gutyo kuba nkubwiye yuko wongereye umutungo mushima urumva ari ikibazo? nkureka n'inkwera byari Esema hayo mateke wagiye kuyakura mu murima? muso aha ngaho urabona hari umuriro uhari nani hari umurimo uhari? kareka urafigije wujuje isafuri uragenda ukihugiraho ukagira ngo sinkiri nyoko wanyu mangomera ariko buri imirimo iri mwarura rugura yize nizengurukaho reba nk'ubu navuye guhinga ngiye kugenda nteke nimara guteka nsubire kuri botike ubwo koko uba wumva nanjye ntibuze ma umugore nukorera urugo areka ahubwo se uziraraho ameze ati arahari yasubiye mu murima kubera ko twatinze gutera yavuze ngo arashaka ko ejo mu gitondo tuzatangira dutera ubundi tugahinga bikarangira bikava mu nzira. icyo nicyo mukundira icyo nkundira mugabo ntiyiyemera ntagira ati umva genda umutekerere iteke ugereke hejuru y'ibishyimbo uritogose ubundi arihekenye umva azazane kime nk'izi mangirira vuba nzanira agafuka nishyiremo dore uko umbwira inkuru zawe sinaye kandi nshaka kujya gukorera urugo rwanjye mbabarira. nari ndimo gupanga bino bintu urabona ko byari biri mu kajagari ntabwo burya umukozi mwiza no wibwiriza wenda abona tuzakorana hanyuma rero ntuza nambwiye ko uzi guteka cyane pe uyu mugoroba ngiye kuguha ikizami babuje avuga ubwire nimba ari ikizamini kigendanye n'ibyo guteka nushaka rwose nakubwira ukihorere kuko ngiye ntureba ujya kunzana wanzanye nk'uno munsi muri iryo joro noneho naraye ndose inzozi zo kunzatekera hoteli yandi ikomeye cyane muri East Africa. kudomoreka izo reke ayo makengo yawe umva ikintu ngiye kukubwira nta nubwo mpera ku bintu bikomeye ndashaka kunekera igitoki umudugudu wose ukibaza hoteli itetse unshyiriramo n'imboga. igitoki imboga n'igitoki mabuje cyo nkwijeje ndagikaranga none umudugudu wose ucanganyukirwa. ibyo nibyo nshaka aho ngaho rwose nkaba ndemeye sawa rero ngaho yaba batata nari nibagiwe muzehe nagakunda igitoki ubwo muzehe uramutogosereza ibirayi ubyumutse neza kandi ushyiremo akunyu gake
hanyuma nyine ubwo ni kuri bunyemeje kwemeza se ako ubundi mabuja akandi kabazo kamatseko wihanganira ngiye burya nkunda kubaza ubundi kuva nagera ahangaha nta mwana ndabona ucaraca ubundi ntago mubyara ariko ababoyi mwabaye mute ariko uziko ababoyi mwese muri kimwe niko rudomo iperereza ku bana banjye urarishaka hiki umva rero nkwiyame ibiro byawe hariya mu gikari ntabwo uri intumwa hano ntabwo waje kubara umubare w'abana nabyaye ndakwiyamye kandi ubu bwa mbere n'ubwa nyuma kusenga baje abana sebira iki kirapereza abana mu kibazo kose koko ubu ko abantu barakazwa n'ubusa buri buramubajije nabi koko icyambere cyo barashaje hari umugabo we angana n'ivanjiri uriya mugore nawe nakuriya mukecuru angana n'agatigisima ubu koko mubajije nabi si no gusaza bashesha kangura kereka nimba babyara akabagurisha wikeza Amakuru. amakuru ni meza sasa hello Ado. windi kukubwira hari igitekerezo nungutse kandi cyadufasha twembi Igitekerezo kigenda gute? we nta kuntu twapanga uri kwa muganga wabyaye urumva tugapanga n'abaganga noneho bakavuga ko bakabwiramo iki ko babyaye umwana upfuye urumva none ugahita umuma nkamushyira sister akamurera Ariko siko ntastamugira. Nje ntiyambura umwana wanjye. Siko nta nubwo bugira koko. Ubwo se haba habaye iki kugira ngo nyambure umwana wanjye? njye numvaga ari byari kudufasha pe kuko urabona dufite ikibazo umwana agiye kuvukiraho sinzi ko nzabasha kumubona numvaga iyo uri kubyemeye nibura sister akamurera byari kubasaba cyane kandi ntukomeze kurakara utwite umwana atazavukana ibibazo Umva rekera aho ngaho. Upfubyumvira mu rusaku nta kintu na kimwe numvishije. Numva imigambi yawe ufite ari mibi. Nta soni. keza urakoze ubwo reka nkureke negere kuryama none se ubwo Uvuze? reka nkureke nyine negere kuryama nese najyane ko numva utari kubyumva Ko nta nubwo bugira kweri. nese urumva nzabona umwana wanjye gute Arega n'ejo bundi nabonye wizisha iwanjye ahubwo sinzongeye no kukubona uzi iwanjye n'umunsi warimo cyo kuza cyo nimara kwimuka nzakubwiraho nimukiye. keza ni ukuri hangane ntabwo nari nshatse gukangisha umwana kugira ngo ndebe ko abyumva ntakinaga sibyo babara nturakare nari nshatse kuvuga umwana kugira ngo numve Nta mikino irimo aho ngaho rwose. ya ni ukuri ntakinaga nari mvuze umwana nari gukangishije umwana kugira ngo ndebe ko nibura wabyemera pe Oya, ibyo ngibyo ntabwo ari imikino wakankinishije gusa nakubwiye yuko nimara kumenya aho tuzimukira nzahakubwira ariko ubu ngubu mpaye amahoro ntuzagaruke. urakoze cyane ngaho urakoze Sawa. bye Sawa. Sawa, bye. ese shere ubundi ufite ubwoba bw'iki si wagira ngo warebye urashaka guhunga ariko sheri iyagukanze ntigivamo inturo wabwirwe n'ikiramuga ko ataziranye na Pelagie ariko ntabyo namubwiye ngiye namubwiye ko umugurisha inzu kugira ngo tumwimike tujye mu nzu nini kandi na boss nawe ubizi ndizera ko atayimubwira ko twagiye muri Tanzania wawe sheri nicyo ngukundira rega uri umugabo mwiza uzi kubika ibanga aha urashaka ko tuzajya mu rugo kusezera ubwo rero tukanitegura muri weekend uko tuzagenda nibyo rwose ahubwo jya kuruhuka dore urananiwe ariko bura papa fi ubyo nsetsa uriya mugore ndamwanga umva nakomeza atanga ariya mafaranga ahobagire ashaka uriya mwana we aya mafaranga si ubukoko none se kuki ubikeneye ajya mu mufuka wawe se ariko ko numva byagushishikaje nk'ari fiye wawe wabuze rekana n'abakire aba bana baba babyara bose ni birima rima
uramutse umenya ubugome bw'uriya mugore ntiwamugirira n'impuhwe. ubuhe se kandi Uriya mugore yarifashe afata uriya mwana w'umugabo we aragenda aramurogesha ngo atazabyara atazanatera n'inda. Umugore uba aratwite none agiye kumurogesha wirande zamuheremo. koko se ko bitoroshera Uriya mugore ni umugome mwihorere. ntabwo byoroshye. reba imwe naje nambaye inzi yuko ikibazo kibaye iwanyu hamukambwira ati nzi nambaye ubwo uwo mutwe warakwiye nzi ko sister bagiye kubyara basi ushaka kumubwira ibintu umaze gutegura ukiye kugenda kuva mbaho sinigira mbabara nk'uko mbabaje kandi urambabaje pe. Ariko nakubwiye ko ntazatinda ko nzahita ngaruka. Okay, ntabwo uzatinda ariko giye handi wenda abandi bahungu ntabiyonze kandi babayo. Ariko siko utanyizera kuki ngiye ntigeze mvuga ko nzagaruka nsanga warazanye abandi bagore. Nuko uzi ko ntiye kandi uransobanukiwe neza urabizi ko ntashaka kubikora ibyo ngibyo. Basi nyizera bwarimo. Mwizere gute ntazi naho ugiye? Petite sœur yambwiye ko ningerayo aribwo nzabimenya nimagera nzahita nkwandikira sibyo. Basi musabe ikintu kimwe imbere ko mugenda uzansura. Ndaza kureba ko ndibona umwanya nzaza. Kandi sinsezerera kandi. Makuru mama Ozil. Ariko se pafi umugore we ko yanyanze noneho twapfuye iki? Umugore wanjye asigaye afite ibintu byinshi uko wabuze n'umwanya wo kuza kuvuga ko nabonye Ozil. Ngo iki? Ngo wabonye Ozil? Papa fi wabonye Ozil? Ozil umwana wanjye. Ariko mana agenda agira amaboko we. Wabonye Ozil? None se papa fi wamubonye? Naramubonye arahari. None se wambabariye ko ndi buguhe icyo ushaka cyose ariko kajya kunyereka umwana wanjye. Nta kibazo nzakujyana gusa ni kure ntago najya aka kanya. None se wambabariye mu gitondo nkizindura ukangezeho ukanyereka umwana wanjye kubiza ukuntu nahangayitse rwose. Kandi azindukira mu by'imisoro cyo kora wenda undi munsi nagutwara nta kibazo. Noneho reka ejo bundi mu gitondo tuzindutse cyane uzambabarire ndakwinginze nawe nk'umuntu w'umubyeyi ukuntu nari impangayitse urakuzi uzanjyane kureba Ozil. Nta kibazo nzakujyana. Nihashaka bari kureye ariko mana agenda ugira amaboko. Bana banjye mugira urugendo rwiza. Murabona mugiye mu mahanga. Urugo rwanyu ruzakomeze kuba uko mubishaka kandi muzanakundane. Nzajya nkurikira rimwe na rimwe amakuru yanyu tuvugane kuri telefone ariko ntimuzahinduke. Urumva? Erega humura. Umwana wanjye aramike naramwirereye ndamuzi. Ratarugo uzampemuza muhungu mwiza. Papa rwose umuco mwadutoje murabuzi ko ari mwiza kandi ko ari uturanga. Ntabwo rwose twasiga mu Rwanda ngo tujye imahanga twigire uko dushaka. Mama rero rwose nta kizahinduka ku muco wo mu Rwanda wacu ni mwiza nta cyahinduka ngo nuko tugiye imahanga. Yego iw'abandi ni w'abandi ariko nta kizahinduka pe. Maze keza uzubahe umugabo wawe kandi uzamukunda. Umugabo wawe niwe mutwe w'umuryango. Umubuze nawe waba wibuze. Ikindi kandi niwe se imfura yawe. Maze nawe uzamukunde kandi uzamuteteshe. Mama urakoze rwose ku nama nziza tugiriye tuzayikurikiza. Ariko disi nubwo mugiye nari mfite andi makuru meza. Hari umuntu wambwiye ngo yabonye Ozil. Nyine ejo azajya kunyereka ahari. Mama koko se? Nyine nanjye nta makuru nzabibara mubonye. Ko mutabitubwiye se? Useneke kugenda. Oya ntabwo wareka kugenda kandi ufite tike. Ahubwo muzavugana kuri telefone nugera hariya. Ariko ndababaye. Kuko rwose nari mukeneye. Ariko ntacyo naza muzamusaba imbabazi rwose namutwe umukunzi none ngiye ntamusabye imbabazi.